none tujye ukareba insinga zinjira hakaba hinjiraho insinga enye, biba bisobanuye ko ari faze eshatu na netre yazo. Guys, mwaye kazi kuri Titan Menya TV, niba rugamba ryiza kuri channel, kanda subscribe, ufungura akazogera kugira ngo video zacu zizaze kugeraho uri wa mbere, kandi ukande like, share ndetse na comment. Wemerewe kubaza, wemerewe gutanga igitekerezo n'inyunganizi. By'umwihariko nshimira umwe mu badukurikira witwa Antoine watubajije ikibazo ngo tuzamusobanurire ahantu single phase na three phase bitandukanira. Ibi kuri tere nibyo twita monophase na triphase, ngo mono ni single, triphase ni three phase. Niyo zo terme technique zo kuri tere, ngo ni monophase na triphase. Rero tugendeye kuri iyi miriro, ubundi iyi ni imiriro. Difference zayo ahantu ziba ni hamwe gusa, ni ama frequency zigira ndetse naho zikoreshwa. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi, frequency zazo ndetse naho zikoreshwa. Ubwo ni frequency and application ngo naho zikoreshwa. Monophase ngira ngo muri video zacu z'ubushize naberetse uburyo umuriro uvuka. Uriya naberekaga buriya ni wo monophase. Uriya ufite frequency iba imeze gutya. Uyu nguyu niwo twita monophase, kubera ko urabona uyu muriro ufite frequency imwe. Ubwo nivuga frequency imwe nuko turi kubona umurongo umwe ari ugenda unyuramo. Ubwingi ni frequency imwe. Mu gihe triphase igira frequency eshatu ziteye gutya, zigatandukanira ku gihe zatangiriye. Bivuze ngo ni phase eshatu ariko zitagendana. Imwe irabanza indi ikayikurikira, ntago zigendera rimwe cyangwa se ngo zose zimeze gutya. Reka turebe nazo kuri graphe ukuntu zimeze. Hano kuri triphase ho, triphase frequency yaho ibigenda gutya. Nababwiye ngo triphase igira frequency zimeze nk'iza monophase ariko zo zikaba ari eshatu. Iyi ngiyi ni frequency ya mbere mberetse. Frequency ya kabiri nayo ihita iza yivangamo gutya. Iyi ngiyi ni frequency ya kabiri, kandi kuri turi kuvuga yuko turi gushaka triphase. Frequency ya gatatu nayo ihita izamo imeze gutya. Hano hajemo ga. Reka hano tugasubiremo. Kaba kameze gutya. Phase yacu ya mbere ikaba imeze gutya. Phase ya kabiri ikaba imeze gutya. Hanyuma phase ya gatatu ikaba imeze gutya. Ubwo hano dufitemo 1, 2 na 3. Izi ngizi ni phase eshatu. Ngira ngo uramutse ufashe igikoresho kimwe ukagishyira kuri iyi miriro uko ari ibiri, urabona igikoresho kiri hano gifite ingufu, kiri kwakira ingufu, ariko nibigera hano kuri frequency yamanutse, igikoresho cyacu kiba cyabuze ingufu. Mu gihe igikoresho cyakira triphase ikiri kwakira frequency zimeze gutya, muri aka kanya gifite ingufu. Iyi phase yajya kumanuka, haba hari indi phase yazamutse, kikongera igikoresho cyacu kikabona ingufu. Iyi phase nayo yajya kumanuka, ubwo indi frequency ya gatatu nayo iba yazamutse ku buryo igikoresho cyacu gihita cyongera kikabona ingufu. Bivuze ngo itandukaniro riri hagati ya monophase na triphase bigendera ku ngufu zigira iyo zikoreshejwe mu gikoresho kimwe. Ariko nanone ntago ari ahantu hose triphase igikoreshwa mu gikoresho kimwe, ko triphase iyo igiye muri domestique cyangwa se ni ibyo twita domestic electricity cyangwa se amashanyarazi yo mu ngo z'abantu mu rugo bisanzwe, akenshi bafata phase imwe bakayijyana ukwayo, bagafata iya kabiri bakayijyana ukwayo, bagafata iya gatatu bakayijyana ukwayo. Aribyo duhita twita ni monophase, kubera ko buri phase bagiye
yonyine iri yonyine ikajyana n'igitwa netre. Netre nibyo twita negative terminal, cyangwa se urabona kuri battery tugira positive na negative. Iriya negative niyo twita netre ubundi. Rero bafataho faze imwe hano ugahita bayiha netre bikajya kwa kamari kuba umuriro, bagafata ifaze ya kabiri na netre bigahita bijya kwa gasana kuba umuriro. Faze yindi ya gatatu bagahita bayifata bagahita bayijyana kwa murokore kubaha umuriro iri kumwe na netre yayo. Ibi ngibi niko bikora kugira ngo monofaze zibeho. Ariko tirifaze kugira ngo ikoreshwe ari imwe bisaba ko ijya ahantu mu nganda. Inganda ntabwo ari ziya z'Imasoro gusa, urugero no muri quartier ushobora kubona ahantu hari icyuma gisya. Muri uramutse ugiye ukinjiramo ukareba iriya moteri cyangwa se kiriya cyuma kiba cyikaraga, uramutse ugiye ukareba insinga zinjira haba hinjiraho insinga enye, biba bisobanuye ko ari faze 3 na netre yazo, cyangwa se ushobora gusanga ni insinga 3, icyo gihe ziba ari faze 3. Muri video zacu zo gutaha nzabasobanurira impamvu zishobora kuba 3 cyangwa zikaba enye igihe bari gukoresha tirifaze. Ngira ngo Antoine warabajije iki kibazo, ndakeka asobanukiwe ahantu tirifaze na monofaze zitandukanira. Ni ku ma frequency niho hantu hibanze zitandukanira. No mu mikoreshereze urumva ko ziratandukanye. Umuriro umwe tirifaze ikoreshwa mu nganda, mu gihe monofaze ikoreshwa mu ngo z'abantu. Ndagushimiye twabanye muri class yacu y'uyu munsi. Wari kumwe nanjye Nicolas Dukuze, channel ni Titan Menya TV. Wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment ubundi tubone muri video zacu z'ubutaha. Ciao.